Oh yes, reka dukomeze n'agace kacu ka gatatu. Ubwo twasize Yannick arimo aravuga ati wendaje vuba handongera mbe nakubona. Ubwo ni ku musore nyine twasize arimo aravuga ko agomba kuba yakongera kuba yabona Jasmine. Ariko reka mbe nagusaba akantu gatoya. Banza urebe neza niba warakoze kuri subscribe. Nusanga utarayikoze ube wayikora ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ugize ngo ntibyaba byiza ukoze kuri like. Ubwo nuko nguko batwereka Jasmine ageze aho ngaho. Idore ngarahita ahurana na Natani. Ubwo yitegereza Natani atangira kuba yamubwira ati Natani we, bite byawe urimo urakora iki ahangaha? Ubwo ibigaragara byose ahangaha ni mu rugo bw'iwabo w'uno mukobwa. Ubwo umuhungu yahise atangira kuba yamubwira ati waraye he? Ijoro ryose nahoze ahangaha hanze ntegereje kuri butahi wanyu. Ijoro ryose nari ngutegereje kuri buze kuba waza mu rugo none ntiwigeze utaha. Ubwo niko yahise amubwira ati no ku ishuri kandi ntago wigeze uhagera. Rero ndimo ndibaza ahantu waba waraye. Waraye he? Ubwo umukobwa yahise atangira kuba yavuga ati se gute uba wihaye inshingano zo kumenya igihe ntahira cyangwa se aho naraye? Ibite byawe urangenzura nkandi umbereye iki ngewe? Hari ubwo nakwibye cyangwa ndi umujura? Wowe unshinzweho iki? Hari amategeko na makeya nangije yawe? Ubwo nuko nguko yamubwiye ati ahubwo bitihise aho ngaho. Icyaba cyiza nuko utakongera kuba warara hanze y'urugo. Niba ibyo ngibyo we nzakwereka ibintu nzagukorera. Kuko ibi ngibi ntago bigukeneye. Ijya ukora ibyawe. Ibi bintu ntago ari byiza cyane nibi bintu wakoze. Ubwo niko yahise amubwira n'undi atangira kuba yagira ubwoba. Aratengurwa. Atangira kuba yatekereza ati se ubu ngubu yaba yabimenye ko negeze kuba namushyiriramo ibiyobyabwenge mu mazi yanywera? Ubwo nyine niko umusore yatangiye kuba yakibaza niba umukobwa yaba yabimenye. Atangira kuba yamubwira ati banza wirebe wowe, ni gute watinyuka kuba wambwira gutyo ukagerageza kuba wavuga mu magambo unyubahuka gutya n'ibintu wakoreye Sandra umubabaza? Ubwo niko yahise amubwira tumva Jasmine, ibintu ndimo ndakubwira nawe urabizi niba ari no gufuha cyane uko ntago kwaba ari ugufuha. We wigumya kuba wakegera Sandra urimo urarengera, urimo urumva neza. Ariko umukobwa akirebera hirya avuga ati wowe urimo urambwira ibiki? Ubwo akamubwira ati sinitayeho waraye cyangwa se kurehanga n'icyo uvuye. Ariko ikintu ndimo ndakubwira nuko ibyo bintu atari byiza. Ibyo byo ntago ari byiza. Ugomba kuba waza tukagenda ugasaba Sandra imbabazi. Bitari ibyo ngibyo uzaza wirukanka urimo uramfukamira, urimo uranyinginga ngo ngusabire imbabazi kandi ntago bizaba birimo birakunda. Bizaba byarangiriye aho ngaho. Ngiye ikintu ndimo ndagufasha nuko ngewe naba nakubwira gutyo ukagenda ugasaba imbabazi. Bitari ibyo ngibyo iyo ni groupe ntago uzaba ukiyibonye. Ubwo umukobwa atangira kuba yamubwira ati se ufite ubuhe bushobozi? Undi yahise atangira kuba yavuga ati ngo ngwiki wasaze Jasmine, gute watinyuka kuba wambwira gutyo? Ubwo wasaze kandi mwibuke ko Uni groupe umusore ari we wayitsindiye cyangwa se yaramusinyishije ngo abe yayitwara. Ubwo niko yahise atangira kuba yamubwira ati se Uni groupe ntago uzi ko ari kampani ikomeye cyane nini cyane ubu ngubu yakoreshwaga cyangwa yakontororwaga nawe? Ariko ubu ngubu kubera ubwenge bukeya ni njyewe uyifite mu biganza, ninjye urimo urayikontorora. Urimo urumva kandi uzabibona ukuntu iziyongera cyangwa se izakura igatera imbere cyane. Umukobwa aramubwira ati se bya nyabyo? Aturimo urakora cyane musore, aturimo urakora cyane bihambaye. Ariko ndagira ngo mbe nakumenyesha ikintu gitoya. Atugomba no kuba waruhuka kuko uba wavunitse cyane. Guhera ubu ngubu wagenda nawe ukajya kuruhuka kuko uba wavunitse. Kandi ntugire ikibazo. Ati ku bya Uni groupe cyangwa se Uni company ndaza kuba naguma kuba nayegereza nkwereka ukuntu ndibuze kuba nayisubiza. Urimo urumva neza? Ubwo umukobwa niko yahise amubwira turaza kuba wareba vuba aha ngaha ukuntu ngiye kuba nayihindura. Ibyo urimo urigira biraza kuba byarangira. Urimo uranyumva neza se yemuhu? Ubwo umukobwa nuko nguko yahise afata umwanzuro wo kwigendera. Ariko umuhungu aravuga ati wowe urajya hehe? Atangira kuba yamwitaza akamubwira ati yewe, ati nta kibazo ibyo ngibyo urimo urambwira nta kintu bitwaye. Ariko ndagira ngo mbe nakubwira reka ibyo bya kampani tube tubishyize ku ruhande, ahubwo mbe nakubwira ikindi kintu cy'ingenzi. Ibyo reka tube tubirekeye aho ngaho tubireke. Reka nkubwire ikintu cy'ingenzi ahubwo nagashatse kuba nakubwira ku bijyanye na Sandra. Wibuke ko wamukubise. Ubwo nuko nguko yahise akurayo impapuro. Ntumbaze ngo ni impapuro z'iki yakuyeyo, ariko nuko nguko yazizanye itamuhereza ati akira Jasmine. Ataho ngaho ababyeyi ba Sandra bareze ku kigo cyangwa se baripotinze ubwo nyine ku kigo babwira abayobozi b'ikigo bose ibintu wakoze.
Ibyo ngibyo rero ni ibigaragara ko udashobotse udafite imyitwarire myiza. Rero komite yose y'ikigo yateranye ivuga ko ugomba kuba wafatirwa imyanzuro ugafata ibihano kuri ibyo bintu wakoze urimo urumva neza. Ariko biramutse bigenze neza, uramutse usabye imbabazi Sandra ashobora kuba yakubabarira. Undi ariko mu gihe arimo aramubwira ngo ashobora kuba yamubabarira, yatangiye kuba yagenda akatagura acagagura za mpapuro nyine ubwo ngubwo ryari intoza nkuru nk'ibikemezo cyangwa se ibintu bigaragaza umukobwa yese abicagagura. Undi atangira kuba yavuga turimo urakora ibiki. Ubwo nuko nguko yese afata ibirere aramubwira ati banza urebe. N'agasuzuguro kajejeta cyane aramubwira ati wambonye nibyo nakwerekaga, banza ndebe nyitegereza. Umuhungu nawe byaramucanze ati ngo iki ibi ni ibiki ukoze. Ubwo umuhungu yarumiwe cyane kubona ukuntu umukobwa nyine nta n'ubwoba na buke afite. Kandi wumvishe ko ku kigo ngo bamugiye kuba bamufatira ibihano kubera ibintu yakoze. Ubwo nyine ibyana byo mu ngagari ntago wabikoraho, rero no guhita guteza abayobozi. Ubwo nuko yese atangira kuba yamubwira ati niko ibi ni ibiki ukoze. Undi atangira kuba yamubwira ati harya ngo bino byagaragazaga imyitwarire yanjye katari myiza. Ntacyo bitwaye niba imyitwarire yanjye itari myiza, ibyo nta na kimwe bintwaye, kandi nta n'icyo biza kuba byanyangiriza. Ngiye kuba nagenda njye mu rugo ngende niryamire. Urimo uranyumva neza se ibintu nkubwiye? Ubwo niko yese amubwira ati ye baba we, ndumva mfite n'udutotsi, igitotsi kimereye nabi, reka mbe njya najya kwiryamira. Umusore byaramucanze areba ukuntu Jasmine agiye, atangira kuba yamwirukanka amubwira ati we Jasmine hagarara aho ngaho, hagarara. Umukobwa nuko nguko yafunze aho ngaho. Ndatangira kuba yavuga ati we wafunguye aha ngaho, wafunguye aha ngaho. Umukobwa ubwo yari yafunze akamubwira ati ibi ngibi ni ibiki ukora? Aturimo uragenda wisekeshwa ubu ngubu, kandi uze kuba wategereza uze kureba ukuntu bino bintu biri buze kuba byarangira mu gihe deregiteri ari buze kuba yagaruka avuye mu nama yagiyemo hanze. Ibintu byose biraza kuba byasubirwamo, uraza kuba wareba ibihano uza kuba wafatirwa. Urimo urumva neza? Uraza kuba wafatirwa ibihano kandi ntago biri buze kuba byakugwa amahoro. Urimo urumva neza? Uraza kuba wantakambira, urimo urambwira ngo ngusabire imbabazi kandi ntago biraza kuba byakunda, umbwira ngo ngufashe. Undi yagumye yitonganya hanze, abandi bibereye mu nzu. Umukobwa barimo baramubwira ati yewe misi, ati bimeze gute se ko twumvishe ku ishuri ngo witwaye nabi, byaba byagenze gute? Umukobwa nyine yatangiye kuba bamubwira ngo uko witwaye nabi, bakavuga ati ngo none se twagiye ku kigo tukaza kuba twagenda kuvugana nabo tukareba niba ibyo bintu babyoroshyamo, ese ko bimeze? Undi yahise atangira kuba yavuga ati ejo hashize ati twari turi mu mbuga, njyewe nari ndi kumwe na Natani ari kumwe na Sandra inshuti yiwe Sandra, bari kumwe turi mu kibuga. Ubwo niko yahise amubwira ati naramuvugishije, rero ntago nabo bashakaga kuba bamvugisha. Ibigenze uko nguko mu gihe nari ndimo ndabavugisha, Natani kandi anandusha amanota. Rero urumva ko ibyo bintu byo kuba twajya ku kigo ntago byaza kuba byakunda. Komite y'ikigo ntago baza kuba banyizera, bavuga ngo ninjye wiyenjeje, kandi twari turi mu kibuga nyine bahita baza banyenzaho, nanjye mpita mutikura nyine. Ubwo umukobwa nyine bamwenjeje ahita mutikura, ariko arimo aravuga ngo ndamutse ngiye ku kigo gusaba imbabazi ntago banyumva. Ariko umugabo yaravugaga ati se tubikoreho ute? Umukobwa ati wikirukanka cyane, deregiteri ejo bundi arabagarutse mu kwezi gutaha, ati naza kuba yagaruka nibwo ibintu bigomba kuba byaba neza, bikaza kuba byagenda neza, nibwo mfite kuba najya ku ishuri kuba nasaba izo mbabazi, kuko ubu ngubu nta muntu n'umwe wanyumva. Ariko deregiteri turamutse tumuganirije ashobora kuba yanyumva, ndaza kuba nabyikorera ku giti cyanjye, nze kuba nakiyigisha hano ndi mu rugo, kandi ibintu biraza kuba byakunda. Undi akamubwira ati se ntago uri bwigire ikizami? Undi nawe atangira kuba nyine yatekereza akavuga ati hoya, ngiye kuba ndimo ndiga ibijyanye na kampani, iby'ikizami reka ngewe nabiteye ishoti. Undi yahise atangira kuba yavuga ati yo bose gokuru wawe akiri aha ngaha atari yapfa, abatewe ishema nawe pe ku bitekerezo ufite. Ni ukuri ibintu urimo uratekereza ni byiza misi, ati kandi nawe yakifuje ko wakabikora ibi bintu rwose. Ubwo niko nyine yahise atangira kuba yavuga ati se ibi bintu ni ukuri biraza kuba byagera kure, nanjye ndimo ndabitekereza neza, imyanzuro ufashe nguhaye n'amashyi kaci. Ibyo bintu ndabikunze cyane, uri umuhanga, urakoze cyane kuri ibyo bintu utekereje. Umukobwa nyine yaravuze ati ngomba kuba nakigira ku bijyanye na kampani yacu, ibyo kwiga amasomo reka. Ariko umukobwa yatangiye kuba yavuga ati wayina,
ati rwose aramfasha cyane ampereza inama ntajya ntererana rwose bundi iyo kampani umusaza cyangwa se isogokuru wanjye yifuzaga kuba yayimuhereza kugira ngo nzabe nagira ubuzima bwiza azaba arimo arabikontorora ariko nyine byatewe na kiriya kigoryi cyose icyambujije kuba nakiruzingira ibiro cyangwa se nagabanya ibiro byanjye nicyo cyabiteye ubwo ngubwo baratwereka wari umunsi umwe umukobwa arimo arabyibuka wari umunsi umwe ubwo umusaza yari arimo aramubwira ati yemuko ati hano hangaha harimo ukuntu wagabanya ibiro byawe hano rwose harimo amatekinike wakoresha urimo uragabanya ibiro byawe hano twari twarabibitse twakoreshaga ibintu nyine bya kera ibi byaba byagufasha mu gihe ushaka kuba wagabanya ibiro byawe ubwo umukobwa nyine baje bamwereka igitabo Natani nawe arimo arabyumva umukobwa yashakaga kuba yagabanya ibiro kuko abantu bose baramusekaga ngo arabyibushye umukobwa nuko nguko yaje atangira kuba yajya gufata igitabo umuhungu yahise akimwaka ahita akimwaka utya ahita agifata cya gitabo ahita akinaga hirya avuga ati we ibyo ni ibiki murimo ubwo nuko nguko yahise amubwira ati yewe anko wayi nawe ati Jasmine ntago akeneye kuba yagabanya ibiro kuko uku nguku niko arimo aragaragara neza rero urabona ukuntu aba arimo aragaragara neza disi umuhungu nyine yabaga arimo arananegura agatangira kuba yavuga ataramutse abuze ibiro akaburaho n'ikiro na kimwe cyangwa igarama ubu se ngiye naba ndimo ndavugana nawe habe rwose ntago nakongera kuba navugana nawe kuko yaba agiye kuba yatera nabi gutya nikateye neza umusaza wayina nyine akabyumva agatangira kuba yavuga ati rwose niko kunarimo aragaragara neza umukobwa nawe byaramutangaje cyane atangira kuba yamubwira ati Natani we nukuri uramvugiye ibintu mbwiye rwose ni byiza nta kintu ndibuze kuba nahinduraho atangira kuba yamubwira ati no karita nayisigiwe na sogokuru wanjye mbere yuko agenda hano hariho miliyoni 10 rero ntabwo zaba zashira izi miliyoni 10 nizo ngiye kuba ndimo ndakoresha ibintu biraza kuba byagenda neza biraza kuba byamfasha kuba na managinga company umuhungu nuko nguko yisa yimwaka itana yibika vuba nta bintu byinshi ubwo umukobwa ibyo ngibyo arimo arabyibuka ukuntu Natani yagize akamubeshya ariko arimo aratekereza ati Natani mbega urukundo rwa fake mbega ibintu bya fake ukuntu nakwizeye ibintu byabaye kugira ngo mbe nakwizera n'ubu ngubu ntabwo ndiyivisha nakabaye narapfuye umukobwa nyine nibyo arimo aravuga ariko yatangiye kuba yavuga ati warambeshye ariko nta kindi kintu na kimwe uzongera kuba wakora ngo ube wankina ntibibaho ntabwo bizakunda umukobwa afite umujinya arimo aravuga ati warambeshye warankinnye ariko nta yindi nshuro izongera kuba yabaho ariko agatangira kuba yavuga ati no si yose yuzuye uburiganya cyangwa se kuba mwabeshya umuntu mu rukundo nta kuba umuntu wamubwiza ukuri byakabaye byiza umuntu agiye kuba yabanza kuba yakiga agafata igihe akajya mu ishuri kuba yajya kwiga ibintu by'urukundo kuko isi yose yuzuye uburiganya mu rukundo umukobwa nicyo kintu yari arimo aravuga yahise atangira kuba yabaza Wayina ati se Wayina we icya gitabo cyaba kikiri ahangaha icya gitabo wegeze kuba wansanira kigaragaza cyangwa se cyamfasha kuba nanagabanya ibiro umusaza ati cyane rwose kirahari umukobwa atangiye kuba yashaka kuba yagabanya ibiro bye yabonye ko nyine umusore yari arimo aramukina ubwo ntibyatinze umukobwa batangiye kuba baza kumuvugutira imiti ingaza banze atangira avuga ati ngiye reka nze mbanze ngabanye ku biro byanjye atangira kuba yagenda avanga utuntu n'utundi ubwo abandi barimo baramubwira ati tonde bitaza kuba byagutwika reka mbe nabigufasha buretse mbe nabigufasha ubwo umusaza nawe ati tonde rwose ubutaza kuba washya reka babigufashe umukobwa batangiye kuba bamuhereza imiti ku gihe ngo arebe ko yagabanya ibiro byiwe agatangira nawe akajya kuri size nk'abandi kuko abandi bose barimo baramuseka ubwo umusaza nawe yatangiye kuba yavuga ati ati kano kantu karakarishye aka kantu karakarishye n'abandi ati yego karakarishye pe umukobwa akabyumva akumva ko nyine gakarishye agatangira ati ngo iki ati ngo birakarishye agatangira kuba yavuga ati ntago nshaka kuba nagambanirwa nanone mu rukundo uriya mugambanya arahagije rero ngomba kuba nawunywa uno muti ngomba kuba nawunywa icyaba cyose umukobwa nuko nguko yiyemeje kuba yanywa uwo muti vuba ahita aroha yashyurayo bose barumiye kubona ukuntu umukobwa ahise anywa wa muti nyine bavugaga ngo urakarishye bose barumirwa ati ye ibi bintu se biri ni ibya nyabyo cyangwa arimo arabeshya umukobwa nuko nguko yise awurohayo vuba nawe atangira kuba yareba impande n'impande akareba batangira kuba bavuga ati yewe Jasmine uracyari muzima
umukobwa nyine barumiye kubera ukuntu awuroshye yiwe, bari bazi ko ari bugendanywe gake gake, bakavuga ati Jasmine ni ibya nyabyo. Umukobwa ariko we yari yifitiye ikibazo, akavuga ati we Uncle Wine, ati na Auntie Luna, ati bino bintu se ko mbona bidakora vuba vuba. Umukobwa nyine yatangiye kuba yabaza ati kubera ki bino bintu bitarimo birakora vuba vuba, none se mwanshakiye ibindi nabyo nkabinywa? Undi nawe ati nta kibazo, reka tube twabizana tubiguhereza ubinywe. Ati munzanire ibindi mwebwe n'inywere, nshaka kuba nananuka, kububi n'ubwiza mungirire vuba vuba. Umukobwa nuko nguko yahise yirukanka cyane, ariko agatangira no kuba yaza kuba yakiga ku bijyanye na kampani iwabo, kugira ngo ibintu byose abishyire ku murongo, kuko ashaka kuba yakora nyine ibintu bitangaje. Ariko mu gihe arimo ariga ibintu, agatangira kuba yabona ibinyenyeri birimo biragenda. Umukobwa wari urimo uramwigisha akavuga ati sikiga uyu nguyu we yagiye hehe? Undi bakamubaza ati turi kumwe. Agatangira ati porofeseri we, ati twavukoze cyane, ati bino bintu twabikoze cyane pe, reka tube tubisimbutse. Ubwo yamara kuba yakiga agakomerezaho siporo, agatangira ati yewe akaguru k'iburyo kazane gake gake ukamanure. Ariko umukobwa byo yari anabyibushye mu buryo butangaje, dore mu gihe ngo arimo aramanuka n'ikabutura zigacika. Ubwo ikabutura yiwe igacika, undebere nyine umubyibuho yari afite wari umubyibuho urengereye ibiro, cyangwa se urengeje ibiro, ubyibushye cyane. Umundi muramukoresha siporo akavuga ati yewe uri mu biki? Umukobwa rwose agatangira ati hehe, ati yigo tubitware gake gakeya rega, nta mpamvu yo kwirukanka ndacyahari. Ubwo abandi nabo bari aho ngaho, Auntie Luna ndetse na Uncle Wine bari aho hanze, bagatangira ati irukanka. Umukobwa agakora siporo bitewe n'ubushake yari afite, yirukankaga cyane. Abandi bagakoma amashyi ati yego, kabiri, gatatu, komeza, bagakoma amashyi. Umukobwa ariko akageraho akananirwa, bakaza kuba bamufata umukobwa. Nibwo yari agitangira siporo, ibintu arimo aragenda bikora gake gake, avuga ati mana yanjye ibi ni ibiki, ko mbona birimo birancanga. Ubwo bakamuhereza no ku mazi, nayo kuri ya miti yiwe byose akavangavanga akanywa. Gake gake umukobwa agakomeza no kuba yakaza kwiga, akomeza kuba yakiga, kuko washaka kuba yagumana kampani y'iwabo. Ubwo bagatangira kuba baza kumwigisha ati tugomba kuba twagira ibintu byose tukabikora muri buno buryo. Umukobwa bari gusobanurira we yagiye kure mu bitekerezo, arimo arasinzira. Umwari muri muramwigisha akareba ukuntu umukobwa yagiye kure. Umukobwa agahita atangira ati yewe profesa we, ati sugira ngo ntitwakoze cyane ra, reka turekere. Nicyo cyiza cy'abakire nyine, uramubwira ati reka turekere akabyumva. Ubwo nyine yaba atabishaka akajya gukomeza kwigisha abana be. Ubwo nuko nguko yakomezaga kuba yaza akiga, agatangira no gutanga ingingo zifatika. Akavuga ati tugomba kuba twagabanya uruhande rumwe tukaruhereza abandi, urundi narwo tukaruha abandi. Nyine agatanga ingingo, ariko ntibisibe kuba yaza gukora siporo. Umukobwa ariko arimo aragenda ashiramo gake, ya nta gushiramo ntabyo po. Ubwo nuko nguko yakomezaga siporo ziwe, akomeza yirukanka cyane, yaba ari kumwe n'aba bakozi b'iwabo. Agatangira kuba yababwira ati mwabibonye, njye nabasize mwebwe nta siporo mwakoze, muze tugende. Ubwo nyine bakamukurikira, ariko bo babaga bacotse barushye. Ati se turindira, ariko we yaminutse yagiye. Umukobwa yataha akagumiza ya miti yiwe, akagumya akayinywa gake gakeya, akaza kuba yayinywa ari aho ngaho yinywera gake gake. Ariko nubwo yabaga ikarishye, iminsi ikagenda ikihirika. Umukobwa aracyari ku miti, ntiyibagirwa kuba yakora siporo ze gake gake. Ubwo nuko nguko iminsi yagiye yihirika. Umukobwa akibikora byose, agikora siporo, akinywa imiti ye, ari kwiga ku bijyanye na kampani y'iwabo, byose akabikorera ku gihe bitewe n'intego yari afite. Ubwo baratwereka nyine hari haciyeho igihe kinini. Umukobwa dore ngo nuko nguko yaje kuba yangana we, ariko filime ziratubeshya. Ubwo nuko nguko umukobwa nyine yaje kuba yangana. Batangira kuba bamubwira ati rwose reba nyuma y'igihe imitima aje kuba yakora ibintu byose, siporo warazikoze zihagije, none wagiye kuri regime cyangwa se kuri taye, yabaye mwiza. Nuko urimo urabibona Luna? Undi nawe ati cyane rwose nimo ndabibona, reba ukuntu arimo aragaragara. Agatangira kuba yamubwira ati amaso yawe noneho yo nayo arimo arasa neza, dore wa muntu wanganaga kwa kundi, reba ukuntu arimo arangana, yaca mu rushinge. Nuko nguko arimo arangana, dore reka umukobwa yarahindutse cyane. Bagatangira kuba bamubwira ati ibintu byose bimeze neza se Jasmine we. Ubwo umukobwa nyine yari yarahindutse cyane. Batangira kuba bamubwira ati bidutwaye ukwezi kumwe kugira ngo ube wangana gutyo. Ati numvishe ngo na perezida yaje cyangwa se deregiteri ngo yaje.
avuye mu mahanga yagarutse. Rero nicyo gihe cyaba ari cyiza kuba mwajya kuba mwahura ukaba wanamusaba za mbabazi. Ejo muramutse kuba mwahura se si byaba ari byiza mu ijoro ry'ejo? Ubwo nyine umusaza yatangiye kuba yamubwira ati deregiteri wo ku kigo cyanyu yaje, kandi umukobwa yari afite intego zo kuba yahura nawe kugira ngo abe yamuganiriza. Ubwo umukobwa bakamubwira ati se siko bimezera? Umukobwa ariko ariyicariye nta kintu na kimwe arimo aravuga. Bose bagatangira kuba bavuga ati se watuvugishije koko? Atangaha twese turahangayitse turimo turagira ngo twumve, basi tuvugishe gira ikintu watubwira. Umukobwa warimo ariyambarira agatangira kuba yababwira ati nanjye nta kibazo, ejo ngomba kuba nabiyungaho, nkaba najya kuba nahura nawe muderegiteri, ejo ngomba kuba nahura nawe. Ubwo niko yahise atangira kuba yavuga ati sinitaye ku byo abantu bazavuga cyangwa se bazavuga. Ubwo abandi bagatangira ati bamubwira ati si urimo uravuga ibiki? Ni ibiki urimo uravuga? We watuvugishije. Umukobwa wari kure cyane mu bitekerezo arimo ariyambarira. Umukobwa ariko we yaragiye arahinduka ku rwego ruhambaye. Umukobwa warimo aravuga ati nta bwoba na bukeya na bumwe mfite kuri ibi bintu ngiye kuba nakora, ariko baraje bambone. Ariko abandi bagatangira tuno mukobwa disi ni inzirakarengane. None se ubu ngubu bano bantu bose bamutumye bamuhangayikisha ku buhe bugero, cyangwa se bamuhangayikishije iki? Ni ukubera iki babikoze uno mukobwa? Kandi rwose urareba ukuntu none ashimishije, nta kibyibushye. Uwamubona wese ntago ari buze kuba yamumenya. Reka nta muntu uri buze kuba wamumenya. Uri buze kuba wamumenya araba ari umuhanga pe. Ubwo umukobwa yatangiye kuba yena yakiyambarira agatangira kuba yavuga ati ubu ngubu nanjye ndimo ndireba nitangariwe niyobewe. Ubu mfite amatsiko yo kuba nareba umuntu uri buze kuba wamenya. Tayari. Ubwo abandi nabo bagatangira ati kabisa gudu urimo urasa neza, nukuri biratangaje. Gudu. Ubwo bakajyaho bagaseka cyane ati mbega you are so beautiful. Ubwo bagiye batangira kuba bamubwira turi mwiza cyane, urimo urabengerana, urimo urashashagirana. Ubwo se wakibaza ngo umukobwa ni izihe ngamba yafashe mu gihe cyo kuba yagaruza iby'iwabo? Uriya muhungu Natani yamutwaye we na Sandra bakabijyana. Reka mbe nakubwira ngo dukomeze ku munsi w'ejo. Reba neza niba warakoze subscribe, nusanga utarayikoze ube wayikora. Ujye muri comment utubwire uko ino video uri kuyibona. Iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri like. Reka dukomeze ku munsi w'ejo.